Reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza inshuti zanjye mwese mukunda kunkurikira kuri YouTube channel. Mbashimira mwese abakanze subscribe ndetse namwe abatarabikora mubikore nonaha, dore ko ari we musanzu wanyu mushobora kumpa ndetse no guha iyogezabutumwa by'umwihariko ngendeye kuri iyi nkuru tugiye kuganiraho. Ibitangaza byaherukaga kubera i Kibeho, aha ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Ibitangaza byari biherutse mu myaka myinshi ishize, ariko kuri uyu munsi wa Asomusiyo, aho abakristo gaturika baturutse imihanda yose yo hirya no hino ku isi baba berekeje muri kariya karere i Kibeho, ahabereye amabonekerwa atandukanye, aho abakobwa batatu babonekewe mu myaka yashize myinshi cyane, bakabonekerwa barimo Maria Clara, abarimo Anatalia ndetse na Alfonsina, amabonekerwa benshi bamenye ndetse akaba ari amabonekerwa yemewe ku rwego rwa kiliziya ku isi. Hanyuma kuri uyu munsi wa Asomusiyo rero i Kibeho, abantu bamaze kugera i Kibeho ku butaka butagatifu mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikiramariya uzwi nka Asomusiyo. Bari mu basaga ibihumbi 50, barimo baturutse mu bice byose by'u Rwanda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Afurika y'Epfo, Centrafrica, Kenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi n'ahandi ku isi, aho bose bateraniye i Kibeho, ari naho natwe turi tukugezaho amakuru muri aka kanya live. Nabiganjemo rero abakristo gaturika bakoraniye i Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, biteguye kwizihiza umunsi mukuru wa Asomusiyo wizihizwa ku itariki 15 Kanama buri mwaka. Kuri uyu munsi rero noneho nanone hongeye kuba igitangaza mbere gato yuko misa itangira, aho abakristo bakomeje kuza, abaza n'amaguru, abaza n'imodoka ndetse n'abasanzwe bahaturiye niyo nka, bose bakaba bakoraniye kuri ubu butaka butagatifu. Hashize nibura icyumweru abakristo baturutse hirya no hino ku isi berekeza i Kibeho mu myiteguro yo kwizihiza Asomusiyo. Nkubwira ko atari muri iki gitondo bahageze, yemwe atari no ku munsi w'ejo, ahubwo bamaze iminsi bahagera ndetse ku bwinshi. Aha bakaba bamaze iminsi mu masengesho yo kwiga byinshi ku bijyanye n'amabonekerwa ya Kibeho, nk'uko nari natangiye nyakomozaho. Nguhaye ikaze rero hano ku butaka butagatifu i Kibeho, dukomeze kubana mu bikorwa bitandukanye. Mu kanya araba ari igitambo cya misa, tukubwira ngo ntujye kure. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rero, umuhanda uturuka i Huye werekeza muri Nyaruguru wari wuzuyemo abantu bajya i Kibeho, aho ku mugoroba habaye igitambo cya misa ndetse haba n'umutambagiro i Kibeho, aho aba bakristo bizihiriza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikiramariya. Ni ku butaka butagatifu bitewe n'uko Bikiramariya yahabonekeye abakobwa batatu bahigaga mu ishuri ryisumbuye kuva ku itariki 28 Ugushyingo muri 81 no mu Kuboza muri 82, aho yagiye abaganiriza inshuro nyinshi. Abakristo bagaragaza ko uyu munsi wa Asomusiyo usobanuye byinshi ku kwemera kwabo, aho baba bizihiza umubyeyi wabyaye Yezu Kristo akaza gucungura abantu. Abo twaganiriye batandukanye bagiye batubwira ko impamvu baza kwizihiza uyu munsi i Kibeho zishingiye cyane ku isano bafitanye n'aha hantu. Mukamurasira Belasire waturutse muri paruwasi ya Gikondo yitiriwe Mutagatifu Vincent Paloti yagize ati Asomusiyo kuri nge ni ubuzima buzima ku mukristo, kuko nibwo buzima
bitazima kuko ari ukujya mu ijuru ukaba uvuye mu isi unyura mu irembo ry'urupfu. Bikiramariya nawe rero aganje mu ijuru, iyo adusura no kutubwiriza ibyo tugomba gukora kugira ngo tuzamusange aho ari. Umuyobozi mukuru w'ingoro ya Bikiramariya ya Kibeho, Padiri Francis Harerimana, yavuze ko bagize ubwitabire budasanzwe ku buryo uretse abamaze iminsi bagera i Kibeho hari n'abandi bitezwe kuri uyu wa kabiri muri iki gitondo, ari nabyo nababwiraga ko abantu bakomeza kuza. Ati ubu hasigaye haza abantu benshi, ati abantu batangiye kuza ari benshi no muri iki gitondo. Yavuze ko ikibazo gikomeye bafite ari icyo kubona aho aba bantu barara kuko amahoteli ari make, abandi bakaba bahitamo kujya kurara i Huye bakabyukira i Kibeho. Ati iyi minsi abantu barahamagaye babura aho barara kandi bafite ubushobozi. Hari abahitamo kurara hanze basenga wenda badafite ubushobozi, ariko hari n'abahitamo kujya kurara i Butare bakazagaruka ejo mu gitondo. Abacuruza amacumbi bagaragaza ko yashize kera kuko kuva muri Kamena aba yarafashwe n'abantu bashaka kuzayararamo kuri uyu munsi mukuru wa Bikiramariya. Nk'ahitwa amacumbi wacu bacuruza ibyumba by'ibihumbi 10, iby'ibihumbi 7 n'iby'ibihumbi 5. Bafite ibyumba 20 gusa, ariko hari ibiba birimo ibitanda 2. Uhakorera tuganira yagize ati ikintu kidasanzwe cyo kuri uyu munsi mukuru nuko tuba dufite abakiriya benshi b'ingeri zose batandukanye, abanyarwanda n'abanyamahanga. Ibyishimo biba ari byose, agafaranga kaba kagenda neza, muri rusange ibintu biba ari byiza. Ati harimo itandukaniro ku yindi minsi, haza abantu bakaza ari bake tukabakira, ariko kuri uyu munsi baba ari benshi. Hari n'abaza bakabura amacumbi kubera ubwinshi bw'abantu. Ati urumva ko n'abaturage bagira inyungu. Ubuyobozi bw'ingoro ya Bikiramariya ya Kibeho bugaragaza ko isigaye isurwa n'abantu mu buryo buhoraho, baba abaturutse mu Rwanda no hanze yarwo. Nk'abanyarwanda bagenda bategura uruzinduko rwo kujya Kibeho bakabikora nka paruwasi yose cyangwa abantu bishyize hamwe. Hari kandi n'abajyayo ari abantu ku giti cyabo. Ibi ni nako bigenda ku banyamahanga. Abatanga serivisi zitandukanye Kibeho bagaragaza ko mu bihe by'iminsi mikuru, Asomusiyo n'umunsi w'amabonekerwa haba hari abakiriya benshi, ariko no mu bihe bisanzwe basigaye baza. Mukundwa Madeleine ufite amacumbi yagize ati iminsi mikuru yahinduye byinshi. Iyo uyu munsi mukuru wa Bikiramariya wabaye, abantu baza gusenga ari benshi, ariko mu minsi isanzwe baza ari bake bake nka diyoseze ukwayo. Ariko kuri uyu munsi abanyamahanga baraza, ariko mu yindi minsi diyoseze niyo ikora urugendo yonyine ikaza gusenga. Tuba twifuza ko ibi bihe byakomeza bimeze gutya kuko niho tubona amafaranga. Abanyamahanga rero icyo nababwira ni benshi cyane i Kibeho, barimo abagande bo barenga ibihumbi 5. Padiri Harerimana yavuze ko kuri iyi nshuro bakiriye abantu baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye nk'uko byari bimeze mu myaka yatambutse. Atabantu baje hano ni benshi kandi baracyaza. Sinakubwira ngo ni bangahe. Duteganya ko nka Uganda ubwayo ifite abarenga ibihumbi 5. Noneho utekereza abanyarwanda bavuye hirya no hino, hari abaje n'amaguru n'abaje n'imodoka. Bamwe mu bagande batugaragarije ko kujya i Kibeho baba bizeye ko amasengesho yabo ndetse n'ibyo baje gusaba Imana bizasubizwa.
uwitwa Mucunguzi Evariste ati naje hano mu Rwanda gushaka Imana, hari ibyifuzo naje nzanye kandi nisubira iwacu muri Uganda nzasanga byarasubijwe kuko hari bagenzi banjye baje hano mbere byagiye bikunda. Yavuze ko yishimiye uburyo bakiriwe neza mu Rwanda nuko bacungiwe umutekano, ibintu ashimira ubuyobozi bw'igihugu by'umwihariko Perezida Paul Kagame. Yakomeje ati muri byose twaje gushaka Imana, gusenga no kuyisaba ibintu bitandukanye, ubundi dusubire muri Uganda. Twizera umubyeyi Bikiramariya kuko niwe wabyaye umuhungu ukomeye Yezu. Iyo twaje hano rero kuko Bikiramariya yahasuye, twiga amateka tukanaboneraho umwanya wo kugeza ibyifuzo byacu kuri Bikiramariya ngo adusabire ku Mana. Undi muganda avuga ko ageze i Kibeho ku nshuro ya gatatu, ati mperuka hano nta muhanda wa kaburimbo uhari, ariko uyu munsi ibikorwa bimeze neza n'amahoteli yarahageze. Iyo twaje hano dusaba Imana ibintu bitandukanye kandi iyo tugeze iwacu birakunda byose. Yavuze ko mu gace k'iwabo no hafi ya Zambarara haturutse abantu bagera ku 400 kuko baje muri bisi nini zirindwi. Kiliziya Gatolika yemeje ko Bikiramariya yabonekeye abakobwa 3 bigaga i Kibeho mu ishuri ryisumbuye kuva ku itariki 28 Ugushyingo muri 1981 no mu Kuboza mu 1982, aho bagiye baganirizwa n'umubyeyi Bikiramariya inshuro zirenze imwe. Ayo niyo makuru agezweho rero hano ku butaka butagatifu i Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Tukaba dukomeza kuyabakurikiranira ndetse tubana no mu mihango yindi iza gukurikira. Mukomeze kubana natwe, nkwibutsa wowe utarakanda subscribe gukandaho ndetse ukoherereza abandi inkuru kugira ngo bataza gucikanwa n'igice na kimwe kibiza kubera hano.